hanga akazi kawe nonaha, hanga akazi. Ni nyuma y'uko leta y'u Rwanda imaze iminsi izenguruka mu makaminuza y'u Rwanda ishishikariza urubyiruko bitewe n'uko imibare y'abanyeshuri bari gusohoka barangije amashuri iri kuba myinshi ikiyongera cyane kandi akazi ka leta ari gakeya cyane. Waba warize cyangwa utarize, urubyiruko twese duhangayikishijwe no kubona akazi keza kazatugeza ku nzozi zacu. Gusa ikibazo gihari 85% twese dutinya kwihangira akazi. Ese iyi ndwara tuzayivurwa nande? Ese nawe urarushye gutegereza ushaka akazi? Hanga akazi kawe nonaha, nawe ube boss, nawe uhemba abandi. Ubwo ugiye gutangira kwibaza uti ese aka kazi nagakora gute, nabikora gute, nabihera hehe? Muri iki kiganiro ngiye kukwereka uburyo bushoboka wakoresha ukihangira akazi uhereye kuri zero. Urubyiruko twese dufite ikibazo cyo kugaburirwa ku meza ariko tutazi ngo ibiryo tugiye kurya byatetswe gute. Tugiye guhera ku bushobozi ufite. Ushobora kuba ufite amafaranga make ukaba uyagaya uvuga ngo ntacyo yakora, nyamara ayo mafaranga usuzugura yaguhindurira ubuzima. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Mbonimpa Jante, naho uri kuri Travel Rwanda. Reka noneho nguhishurire intambwe abandi bateye imbere bakoresheje, nawe uzihereho wihangira akazi utangire ube mu buzima wahoze wifuza kuzabamo. Kugira ngo hatagira ikintu kimwe kigucika, reba aho wandika ingingo z'ingenzi. Reka gutegereza akazi utazi igihe kazazira. Tangira nonaha ushaka ikintu wakora nawe ugahanga ubuzima bwawe bwite. Ese witeguye kuryoherwa n'ahazaza hawe nawe witwa boss? Birumvikana nta muntu utaryoherwa no kwitwa boss. Reka rero ngufashe gutangira kwihangira umurimo intambwe ku yindi, ndabizi uzanshimira nyuma. Niba ushaka guhanga akazi rero, tangira ku bintu ukunda gukora kandi ibintu bitoya. Kandi ibyo bintu bigomba kuba bitagusaba gushyiramo ubwenge bwinshi. Ubwo ndi kuvuga bya bintu wiyumvamo. Urugero, ushobora kuba ukunda gucuruza cyangwa se ibindi bintu. Niwamara kubona cya kintu ukunda, ibaza uti iki kintu mfite ubumenyi bungana iki bwamfasha kukigeraho, ndetse mfite ubumenyi bungana iki bwamfasha kugikora neza. Nanone kandi ibaza uti se iki kintu ngiye gutangira gukora cyangwa se iyi serivisi ngiye gutanga ikenewe n'abantu bangana gute? Ibi bibazo iyo ubisubije neza bigufasha gutangira business yawe kandi itajegajega. Mu ntambwe ya kabiri, ureba icyo isoko rikenewe. Aho hantu uri hakenewe iki, niki kihabura ngo nawe uze ugikore ubundi wuzuze icyuho gihari. Ugiye gutangira business, birumvikana ureba igikenewe ku isoko. Ibihari byo bikorwa bite? Ese wowe icyuho uri kubona ku isoko ugiye kuziba ni iki? Uhita utangira gufata umwanzuro wo kuziba icyuho ubonye ku isoko. Ubusubije ikibazo cy'umukiriya akaza ari wowe akeneye. Hera ku tuntu duto ubundi uziba icyuho uri kubona ku isoko. Ku isi huzuye amahirwe menshi, ariko ayo mahirwe abonwa n'abayashaka. Mu ntambwe ya gatatu, turabona icyo wabonye ku isoko ndetse n'icyo wasanze kibura ku isoko. Ni icyo wabonye ku isoko ndetse n'icyo wasanze kibura ku isoko. Nakomeje mvuga isoko, ariko bamwe bashobora kumva isoko abantu baguriramo imyenda ndetse n'ibijumba. Oya, ndi kuvuga ahantu uherereye, aho uzatanga serivisi yawe cyangwa se aho uzatangira business yawe. Kugira ngo ubyumve neza, hera hano kuri YouTube. Iyo urebye video yanjye nta kabuza rwose uba ubaye umukiriya wanjye. Nanjye rero nkora ibishoboka byose kugira ngo wishime kandi ngushimishe ku bushake bwanjye. Nanjye rero nkora ibishoboka byose ngo nshimishe abakiriya mu buryo bwo kuzabazanira ibyo bakeneye. Bisaba gutekereza cyane kugira ngo ubone ikintu cyagirira abantu akamaro. Aha ubundi niho ruba ruzingiye. Tangira ibaze ngo ngiye gukora iki? Kora liste y'ibintu bitatu ukunda kandi washobora gukora bitakugoye. Ngaho reba muri ibyo bintu bitatu icyoroshye kurenza ibindi aba ari cyo utangira gukora. Kandi urebe ko icyo kintu wakibonera igishoro mu buryo butakugoye. Ngaho tangira nonaha. Niba utangiye nonaha, reka tujye mu ntambwe ya kane. Utangire ushyiraho intego. Tangira wiha intego. Iyo umaze gutangira, utangira wiha intego. Inzozi zawe cyangwa ibyifuzo byawe bikeneye kuba ishusho nziza kugira ngo bibe impamo. Shyiraho ingamba, intego, icyerekezo uganaho. Shyiraho ingamba, intego, icyerekezo uganaho. Ukora ibyo ari byo byose uharanira kugera ku ntego zawe, bizatuma udacika intege. Mu ntambwe ya gatanu, koresha imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga ni hamwe mu hantu ushobora kubona isoko rihagije ndetse ukabona n'ubumenyi butandukanye bijyanye n'ibyo ukora.
tangira gukoresha imbuga nkoranyambaga ushakisha abafite aho bahuriye na bizinesi yawe. Uko ureba ibyo abandi bakoze, iga gukoresha imbuga nkoranyambaga nawe uzishyiraho ibyo ukora kugira ngo abantu barusheho kukumenya. Reka abantu bamenye ibyo ukora. Uretse kwamamaza ibyo ukora, bizanagufasha kumenya abandi bantu bakora nk'ibyo nawe ukora. Niwasanga hari ibyo bakurusha, utangire nawe ubigireho. Mu ntambwe ya 6, iga gukosora amakosa wakoze cyangwa ay'abandi bakoze. Iyo ukoze ikosa rigatuma usubira inyuma, reka gucika intege, ahubwo iga guhangana n'ibicantege. Iyo uhanganye n'ikibazo ukagitsinda, ubutaha iyo kigarutse biroroha kukinyuramo. Ufite imbaraga zo gutera intambwe, komeza uhangane bakugeze ku nzozi zawe.